Sinzi uko nisanze mu nzu ye, ni nkaho nahahamuwe n'ikintu kitagaragara. Sinzi niba cyari ikigeragezo cyangwa imbabazi. Mu by'ukuri sinari nzi neza n'icyo nari nje kuhashaka cyangwa se icyo nari nje kuhareba, ariko umutima wanjye wari umeze nk'uwafashwe n'iminyururu itaboneka. Ariko nkumva iyo minyururu ifashe intambwe zanjye igihe cyose nshatse kujya ahandi hantu hatari aho nisanze icyo gihe. Nuko ndiyemeza njyayo nk'uko umutima wanjye n'ijwi numvaga byampataga kugeza ubwo nisanze muhagaze imbere. Mukubise amaso numva sinshaka kumureba. Ibyo mbabwira si inzozi, si ibitekerezo, ni ukuri. Hari ibintu bikubaho mu buzima ukabyita amahirwe, abandi bakabyita ngo ni iby'ibihe, abandi bakavuga ngo ni iby'iyi si. Ariko se koko hari igihe twibaza tuti ese hari Imana ijya itugeza mu buryo tutazi kugira ngo wenda duhishurire ibyo tutari tuzi cyangwa se dukuraho twari twariboheye tutabizi? Nuko ndahageze ndahagaze, nawe ndeba nk'utunguwe. Ashobora kuba yari yarumvise ibyo bamvugagaho cyane ko nta cyiza cyandangaga, cyangwa se agakeka ko ntacyo mvuga gitandukanye n'ibyo abandi bose bamaze kumumbwiraho. Ariko nanone sinari nzi ko icyo gihe cyari igihe cyanjye cyo kumva ibintu byose bihinduka bikambera bishya. Mu maso ye hari umucyo, nkamubonamo icyizere cy'umuntu wicisha bugufi ndetse kandi w'umunyempuhwe. Yari umusirikare, umutware w'ingabo, umuntu ukomeye cyane, umuntu ufite icyubahiro gikomeye, ariko ku buryo butangaje icyo gihe yasaga naho yicishije bugufi imbere yanjye, naho wenda ari njyewe ufite ubutware buruta bw'ingabo ze zose ayoboye. Natangiye kwibaza nti ese ibi ni ibiki ndi kubona? Umuntu ufite abasirikare bumviye itegeko rye gutya, kuki anyereka icyubahiro kingana gitya? Nibwo nahise nibuka ibyo nari nararose ubwo nasonzaga cyane, inzara inyishe, nkumva birandenze. Nuko mva mu bandi njya hejuru y'inzu gusenga. Icyo gihe hari ku isaha ya 6, mbona ijuru rirakingutse, havamo igiseke cyangwa ikintu gisa n'umwenda w'umukoma hasi gifashwe ku binyita 4, kandi icyo kintu cyamanukaga kijya hasi cyuzuye ibintu byose, nta kintu cyaburagamo. Harimo inyamaswa, ibiguruka mu kirere ndetse n'ibindi. Ibyo kandi bene wacu nushaka kubita Abayahudi bavugaga ko byanduye, nyamara kandi Imana yirambwira ngo haguruka Petero ubagurye. Nanjye ndavuga nti oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa se igihumanya. Maze ijwi riransubiza 1, 2, 3, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. None dore ndahagaze imbere ya Cornelius, umunyamahanga, umuntu Abayahudi bose bafata nk'udakwiriye gusurwa, ndetse kandi bamwe bakavuga ko binyuranye n'itegeko kuba nahinguka mu nzu ye. Ariko nagombaga guhumurizwa n'Imana kuko hari icyo Imana yari yateguye kidasanzwe. Nuko ninjiye nsanga iyo nzu ye yuzuye abantu benshi, gusa sinzi uko yabigenje. Ariko yari yarahamagaye bene wabo bose n'inshuti ze nyinshi ngo bumve. Yari yarabwiwe n'umumarayika ko hari umuntu witwa Petero uzaza kubabwira ibyo bakwiriye gukora kugira ngo bakizwe. Ibyo byanteye ubwoba, ndetse nkumva mfite n'igisebe imbere yanjye n'imbere y'Imana. Naribwiye ni ese koko Imana niyo yanyohereje hano? Kuki itabwiye Korneliyo ibyo ishaka kumubwira imbona nkubone? Kuki nkoresheje urugendo rurerure rungana rutya ngo nze kumubwira? Maze Korneliyo yarasohoka ambwira mu ijwi ryoroheje rituje, mu ijwi ry'umugabo w'umusirikare utaramenyereye gusaba. Arambwira ati dore uyu ni umunsi wa 4 narimo nsenga uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga na magingo aya ariyo saha ya 9. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati Korneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Uwo mumarayika ansaba kugutumaho i Yopa bakakuzana hano. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Ibyo byaranshegeshe. Nari nzi ko ubutumwa bwiza ari ubw'Abayahudi gusa, ko abandi bose batari mu isezerano ry'Imana. Ariko icyo gihe umutima wanjye wacitsemo ibice bibiri. Kimwe cyari gifite ishema ryo kuba Umuyahudi, ariko nanone ikindi mbabwire kiransimbuka kimenya ukuri ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Ese Imana ntiyabigukeneye ngo uvuge ibyo nawe wumvaga bitareba abandi? Mbese niba Imana igushyira mu nzira zidasanzwe, ntiyabigutegurira kugira icyo uvuga cyangwa se ukora, nubwo we waba wibwira ko uri mu rugendo rw'ubuzima bwawe busanzwe? Nuko aho mu nzu ntangira kubabwira inkuru ya Yesu, uko yaje ku isi akigisha, agakora ibitangaza, akicwa ku musaraba, akazuka ku munsi wa 6, kandi noneho ari umwami w'isi yose, ntabwo ari uw'Abayahudi gusa.
Mu gihe nari nkiri kuvuga hari ibintu byantangaje cyane. Umwuka wera wabamanukiyeho bose nk'uko byatubayeho twebwe ku munsi wa Pentekote. Batangira kuvuga mu ndimi z'amahanga, bakomeza guhimbaza Imana. Icyo gihe nibwo nari mbonye ko Imana nta kitakora cyangwa se ngo igire ikitangiza ku banyamahanga nkatwe Abayuda. Byari ikimenyetso kigaragara ko ubutumwa bwiza bwagenewe bose ntawe butareba. None rero menye yuko Imana itarobanura abantu. Ibyuya byarandenze nuko maze ndabyihanagura mpagarara hagati yabo ntangira guhamya nti none rero menye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ubwo natangiraga urugendo rwanjye ruganayo numvaga ko ngiye kwanduzwa, ko ngiye mu nzu y'umunyabyaha kandi w'umunyamahanga. Ariko Imana yanyeretse ko nta ubutumwa bwiza bwayo butagera kandi ko nta muntu n'umwe ubusumba cyangwa se wabasha kubuyobya mu mahanga yose. Ese wari Cornelius utegereje kumva ukuri, cyangwa se uri Petero wibwira ko Imana ikorera mu rugo rwawe gusa cyangwa aho usengera gusa? Ese wari nka Koruneliyo wari usanzwe usenga ugakora ibyiza ariko utaramenya Yesu by'ukuri? Imana iragushaka, irashaka kukoherereza umuntu cyangwa se kukumvisha ijwi ryayo ngo nawe utangire inzira yo gukizwa. Uhura n'ababwirizabutumwa kenshi, aba evangelist, aba missionaries, nyamara wakomeje kwihagararaho kandi nta n'ipeti nk'irya Koruneliyo basi ufite. Gusa niyo waba urigira nta peti risumba ubutumwa bwiza. Ca bugufi, izere kandi wemere guhinduka. Cyangwa uri nka Petero wenda, ufite ubutumwa bwiza, ufite inkuru nziza, ariko ukabifungirana mu bwoko bwawe, mu idini ryawe, ukumva ko bureba ko rarubamo gusa, aho usengera ngo wowe uri hashyira idini nawe ushaka. Mu bitekerezo byawe ukavuga ngo ibi si ibyabo. Imana irakubwira iti ibyo nahumanuye ntukabyita ibizira. Icyo gihe cyanjye cyarahindutse, none nawe icyawe kirahari. Sinzi icyo ukuye muri iyi nkuru, ariko ngewe nahavuye menye ko Imana ikunda abantu bose kandi ko ishaka ko bose bumva inkuru nziza ya Yesu Kristo. Nari nzi ko ubutumwa ari ubw'Abayahudi gusa, ariko Imana yamishuriye ko ari ubw'abantu bose ku isi, mu rubyiruko, mu bakuru, mu bakene ndetse n'abakire, mu banyabwenge n'abaswa. Ibyo kuvangura, gushingira ku bindi cyangwa se byari byo byose ni impaka z'ubusa, kandi izo mpaka ziganisha ku bibi no kudasoza umugambi w'Imana. Suzemera ko Imana ikugaragarizaho ibyo wibwiraga ko bidashoboka. Nuko ijambo Imana yari intumye kubabwira murarizi, ryamamaye Yudaya hose, rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu bose neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Niba utaramenya Yesu, kora nka Koruneliyo, fungura umutima, senga usabe Imana ikohereza umuntu ngo agusobanurire, izabikora kuko ikugirira impuhwe. Hari nubwo yamukoherereje ariko ukaba warakomeje kwinangira ngo wowe uba mu itorero runaka, cyangwa se ngo ntumwumvire kubera umutima winangiye ufite. Niba usanzwe uzi Yesu, kora nka Petero, umaze guhindurirwa imyumvire, jya uvuga ubutumwa bwiza utarobanura, kuko abantu bose bakeneye kumva Yesu Kristo. Wisanze mu kihe cyiciro? Wowe urinde mu byo ukora. Ntugende udatanze igitekerezo cyawe hasi muri comments. Nturebe umwiraji wumvaga. Kora subscribe, share and comment. Mine is your prayer.